noneho ku mataho saa sita rwose ngiye muri koze icyo nywa ni amata ibyo kurya simbikurikirana sasa nyine nijyane nakubwiye mu n'abangaba bari hano cyangwa se bazari bino video bazazabagufasha no kuya wayobye Mutura Rwanda ntibikiri ngombwa kuhangayikishwa naho urakura ibikoresho byiza kandi bihendutse kuko Ritiro Shop bahageze. Ritiro Shop niho honyine mu Rwanda ushobora kugura ibikoresho byiza kandi bihendutse nk'aho muri electronique twabazaniye telefone nziza kandi zihendutse, radio, amasaha, keto, ipasi ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye muri electronique. Igikoni nacyo nitwabibagiwe kuko twabazaniye amasorori meza cyane y'imvaburayi ku giciro kiri hasi. Yemwe n'ubwiza naho nitwabibagiwe kuko twabazaniye ya mibavu myiza cyane kandi babereye ndetse n'amavuta y'amoko yose kandi akubereye. Yewe mupapa waba ushaka gutahana igikinisho cy'umwana ariko ukabangamirwa nuko bihenze, Ritiro Shop barakubwira ngo nyaruka maze wihahire igikinisho cy'umwana maze nugera mu rugo bakwite daddy. Ritiro Shop dukorera ku Gisozi ahazwi neza nko ku kibanza cya Muzihi, kandi ku bindi bisobanuro uhamagara 0789544215. Ritiro Shop icyizere kuba tugana. Wasahelo mo people amwite kanze turebe kuri iyi minota ka turebe uri bubashe gutwara ibi bintu bigiye gikomeye hanga. Arasaguza gake ngo yanyoye inka mu minota 2 ngo yanyoye inka ngo nugukoresha ku minota 3 ngo yanyoye inka nugukoresha iminota 3 ngo yanyoye inka nugukoresha iminota 3 ngo yanyoye inka nugukoresha iminota 3 ngo ya atasa urambabaje n'umunota umwe ntabwo wuzuye hano n'umunota umwe ntabwo wuzuye. Umuhungu akubwira ati ngiye n'undi munsi ntuzongera kumenyera, ati ngiye nagiye Matana kuva za Uganda kugera Tanzania ndagaruka nerekeza muri Kenya, niko guhindukira ngera mu mujyi wa Kigali aha ku Gisozi neza ku kibanza cya Muzehe. Ntabwo atezana ngufasha no kuya wayobye ariko bara the champion reka tumwegere tuganire nawe, reka tumwegere tugirane ikiganiro nawe gitoya. Bimeze bite brother? Na mahoro. Ngiye biranangaje kubona umujene afata inka yakuze mu gihe kingana n'imyaka 3 akayinywa mu gihe kingana n'umunota 1. Ngiye ndibaza hari abantu benshi bagiye batangara. Hano tugiramo game nyinshi, hari zo kurya umuceri cyane cyane dukunda gukoresha umuceri ko nago byari bisanzwe ko abakunzi bacu babona noneho abantu umuntu ukoresha amata. Ni gute niriye banga ni gute ufata inka yakuze amezi 3 cyangwa se imyaka 3 ukayinywa mu munota 1? Ibintu bijyanye no kurya byo muri make sinshoboye, ariko ikintu kivuga ngo kungu ndafunguye. Urafunguye? Aha, niki wabwira hano bwira abadukurikiye mukoresha amata ngana gute? Twebwe se uba twakoresha amata wenda ayamuzanye n'ubusa wenda hari litiro nk'eshanu. Litiro 5? None niba ubashiye kunywa litiro mu masegonda ndakeka ari umunota. Litiro 5 ubwo ni mu minota 5. Oya wenda wakongeraho nk'ibiri cyangwa ibiri nyine urabizi ko ibintu byinshi
aba ari byinshi nyine ugomba kongeraho ibiri yuko umunota umwe kuri litiro erega iyo umaze kugera muri enye hazamo akantu ko kugenda gake sasa ngiye hano ndibaza mbabarira udufashe udusobanurire hari abantu benshi bagomeza kugenda bavuga ngo bari abantu tubona muri ziriya game n'ubundi mu buzima busanzwe niko ubusanga bafungura ese niki wabwira abantu babonye uri kunywa litiro y'amata ukayinywa mu masegonda 3 nicyo wabwira mu buzima busanzwe urya gute mu buzima busanzwe unywa gute mu buzima busanzwe kurya simbishoboye ariko ikintu cyo kunywa rwose niyo wajya ntetse igikoma ni ubwo ni amajaga abiri mbere yo kujya mu kazi unywa gakoma noneho ku mataho saa sita rwose ngiye muri koze icyo nywa ni amata ibyo kurya simbikurikirana abari twitira dutanu sasa nyine nijyane nakubwiye n'abangaba bari hano cyangwa se bazareba ino video bakunda guhita bagira ibiteko bavuga ati ese mu buzima busanzwe ubundi yari mu rugo niba ibi bintu abashije kubikora kuri kamera ubwo mu rugo bigenda bite anywa ibingana ute cyangwa se mu rugo yitwara gute mbese nyine ni ikibazo gikunda kugaruka ese abantu bakora gutya bakora no marushanwa mu buzima busanzwe nawo niko barya mu rugo haba harimo akantu ko kuvuga ati aha ni mu rugo ni resi ariko impamvu tuba tubikora gutya aba ari ukugira ngo twereke abantu ko ari byinshi dushoboye ariko mu rugo ibyo ngibyo ntabwo uvuga ati turabyitaho byo kurya cyane hari n'igihe ubiteka ntunabirye wenda ariko gukora ikintu kijyanye no kunywa n'ibindi byose nta kibazo ariko mba numva mbishoboye ibi bintu ukoze ahangaha kunywa litiro y'amata ukayinywa mu munota umwe ni ibintu nibwo bwa mbere ubikozeho cyangwa wigeze kubigeragezaho ikintu kijyanye no kunywa si ubwa mbere mbikozeho ubu ni nk'ubwa kabiri ni nk'ubwa kangahe yuko n'iwacu mu rugo abo tuvukana hari abatsindaga mu buzima busanzwe bivuze ngo no mu rugo ibi ni ibintu mwakundaga kwicara mugakora niyo mpamvu buriya uzanye ibi byose mbishoboye ariko ikintu kivuga ati ni ukunywa aba ari ukuntu uhombesheje ubwo no mu bisindisha ni uko nguko mu bisindisha simbishobora yuko muri make ngende n'umusiramu ariko nk'udufanta ubasha n'utufata tungana gute ni 11 gusa udufanta 11 urahurutura vuba 11 rwose mu gihe gito cyane ariko n'uko nyine ariko ntabwo aba ari twinshi nyine iyo udashoboye inzoga ufite ibindi ushoboye urakoze cyane kuba wabanye natwe uyu munsi ariko ndashaka kuzaguhuza n'umuntu noneho buri wese afite litiro 5 z'amata nk'uko wabivuze akakwica akakurangiza uwo muntu nimba afite gahunda we azaze nta kibazo ndaboneka urakoze cyane rero twitwa 2N Empire tugomba kwereka ko kuriya abasore bavuga bacitse ubu ngubu bagihari wakoze cyane gusa nizere ko tuzahuza noneho uhangana n'uwo nguwo nta kibazo ariko banza ubwira abadukurikiye amazina yawe banyita Nduwimana Abdurrahman nkaba mvukira cyangwa aho bita Rusizi mu murenge urakoze cyane Abdurrahman sawa Imana igikomera umugisha twakora twi Muturarwanda ntibikiri ngombwa ko uhangayikishwa naho urakura ibikoresho byiza kandi bihendutse kuko Ritiro Shop bahageze. Ritiro Shop niho honyine mu Rwanda ushobora kugura ibikoresho byiza kandi bihendutse nk'aho muri electronique twabazaniye telefone nziza kandi zihendutse, radio, amasaha, keto, ipasi ndetse n'ibindi byose bigiye bitandukanye. Muri electronique igikoni nacyo ntitwabibagiwe kuko twabazaniye ya masorori meza cyane y'imvabura
burayi ku giciro kiri hasi. Yemwe n'ubwiza naho ntitwabibagiwe kuko twabazaniye ya mibavu myiza cyane kandi babereye ndetse n'amavuta y'amoko yose kandi akubereye. Yewe mupapa waba ushaka gutahana igikinisho cy'umwana ariko ukabangamirwa nuko bihenze, Tiriyori Shop barakubwira ngo nyaruka maze wihahire igikinisho cy'umwana maze nugera mu rugo bakwite daddy. Tiriyori Shop dukorera ku Gisozi ahazwi neza nko ku kibanza cya Muzehe, kandi ku bindi bisobanuro uhamagara 0788 49 54 215. Tiriyori Shop, icyizere kuba tugana.